noneho ukibaza ikibazo gikomeye cyane ko Hana yari umugore w'isezerano, Penina akaba yari inshoreke. Kubera iki Imana yafashe abana ikabaha Penina, Hana ntibamuhe? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza. Hari abantu bamwe ubona ukabona afite umugisha, ukibaza kubera iki njyewe ntabona umugisha. Ndakubwira ngo nubwo waba udafite umugisha uyu munsi, ariko hari isaha yawe, hari igihe cyawe. Yesu ashimwe cyane. Hana Imana yaje kumutabara imwibuka nyuma. Penina yari afite abana benshi, ariko iyo nsomye Bibiliya nta mwana n'umwe nsanga uvugwa wa Penina. Yesu ashimwe cyane. Ariko umwana wa Hana witwa Samweli aravugwa muri Bibiliya. Ni icyigisho tumwigishaho, tukavuga kuri Samweli umwana wa Penina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Wowe unkurikiye, Imana iguha umugisha. Ni Profete Enock Cyuzuzo, umushumba w'itorero God's Power and Healing Ministry. Imana iduhaye umwanya wo kubana nawe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ijambo rihindura, ijambo ribohora. Muri aka kanya nagira ngo nkubwire ngo iyi Imana izanye ijambo ku buzima bwawe, ibifite impamvu, ibifite ikintu ishaka gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari amagambo y'abantu wumvishe, ndetse hari n'ibitekerezo byawe byaziye ubuzima bwawe, ariko ndakubwira ngo hari ijambo ritandukanye n'ibitekerezo, ritandukanye n'amagambo abantu bakubwiye. Ndakubwira ngo wowe ubona ibintu bidashoboka, wowe ubona byararangiye, ndakubwira ngo ntabwo byarangiye, haracyari Imana ifite imbaraga ku buzima bwawe. Reka twihute tuganire amagambo y'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho, igice cya mbere umurongo wa 20. Haravuze ngo igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati kuko namusabye Uwiteka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo muri aka kanya wowe urimo kunyumva, urimo no kundeba, nje kuvugana nawe amagambo y'Imana. Aya ni amagambo atandukanye n'ibitekerezo byawe. Ushobora kubona ukabona ibintu bidashoboka, ushobora kubona ukabona ibintu byaragusize, ariko ndakubwira ngo birashoboka imbere y'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwiye uyu ni umudamu bamwita Hana, yari afite umugabo we witwa Elukana, akagira mukeba we witwa Penina. Uyu mudamu ntabwo yagiraga umwana, ariko akagira mukeba we witwa Penina. Penina we yari afite umwana, yari afite abana. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu witwa Penina akajya amubangamira mu bikorwa bya buri munsi. Hana akajya yibaza, ese ni wowe Mana wemeye ko bigenda gutya? Hari ikintu kimwe ntekereza, uyu muntu witwa Hana yari umugore w'isezerano, ariko Penina ntabwo yari umugore w'isezerano. Noneho ukibaza ikibazo gikomeye cyane ko Hana yari umugore w'isezerano, Penina akaba yari inshoreke. Kubera iki Imana yafashe abana ikabaha Penina, Hana ntibamuhe? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza. Hari abantu bamwe ubona ukabona afite umugisha, ukibaza kubera iki njyewe ntabona umugisha. Ndakubwira ngo nubwo waba udafite umugisha uyu munsi, ariko hari isaha yawe, hari igihe cyawe. Yesu ashimwe cyane. Hana Imana yaje kumutabara imwibuka nyuma. Penina yari afite abana benshi, ariko iyo nsomye Bibiliya nta mwana n'umwe nsanga uvugwa wa Penina. Yesu ashimwe cyane. Ariko umwana wa Hana witwa Samweli aravugwa muri Bibiliya. Ni icyigisho tumwigishaho, tukavuga kuri Samweli umwana wa Penina. Yesu ashimwe cyane. Yaje ari umwe, ariko aza ari igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Imana igikurindira gatoya kugira ngo ikizakora ku buzima bwawe kizavuge, kibwire isi, kibwire abanyarwanda. Yesu ashimwe cyane. Ntugire ikibazo cy'ubuzima urimo, ntugire ikibazo cy'ibikurwanya, cy'ibyo udashoboye kugeraho. Ndakubwira ngo nubwo utarabigeraho, nubwo bisa nkaho biri kure yawe, ukibaza icyo wacumuye ku Mana. Haravuga ngo Mana nacumuye iki? Ayongera ngo ntacyo wacumuye, nta n'icyo wakoze kigushize muri ubu buzima, ahubwo impamvu Imana igutindije muri ubu buzima ni ukugira ngo ikizakora izagikora abantu bose barakimenye. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igihe gisohoye Hana asama inda. Ndakubwira ngo ushobora kumara imyaka myinshi uri ingumba. Iyo tuvuze ingumba ntituba tuvuze ingumba ku muntu utarabyara. Ushobora kuba ingumba ku kazi, ukaba ingumba ku mafaranga, ukaba ingumba mu rugo rwawe, ukaba ingumba ku mugisha, ukaba ingumba ku mahoro. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira ngo igihe cyarageze. Hana yamaze igihe kinini yibaza igihe azatabarirwa. Penina amukina ku mubyimba, akajya
yahora arira. Yesu ashimwe cyane. Ariko biratubwiye ngo igihe cyaje gusohora, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu. Ndimo ndakubwira wa muntu we, umeze nkaho uri ahantu uri ingumba ku bintu bitandukanye, uri ingumba ku mahoro, uri ingumba ku mibereho, ariko birashoboka yuko igihe cyawe cyasohora. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ndumva ari wowe Imana irihaye. Birashoboka yuko umaze igihe kinini ibintu bidakunda. Yesu ashimwe cyane. Penina, Yesu ashimwe cyane, yakiriye ku mubyimba uyu muntu witwa Hana. Yesu ashimwe cyane. Imana ibireba. Ushobora kwibaza kubera iki Imana yemeye yuko amukina ku mubyimba kandi akabikora Imana imureba. Impamvu Imana ikwihorera, haleluya, bakagukina ku mubyimba ikureba, imyaka igashira ikureba, abantu bakakubona, icyo kibazo ukakibamo, ugakena bakabimenya, ikibazo kigasohoka mu nzu kikagera muri saro, kikava muri saro kikagera hanze, kikava hanze kikagera mu baturanyi, kikava mu baturanyi kikagera mu miryango yawe ya kure. Ni ukugira ngo icyo kibazo kizabonwe n'abantu benshi, noneho abo bantu benshi bakibonye bazabe abahamya bo guhamya imirimo Imana ikoze ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo nasomye, Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, barebye imbere babona inyanja, barebye hirya no hino babona imisozi ya za Kilimanjaro, sinzi niba ari za Kilimanjaro cyangwa za Karisimbi, ariko icyo Bibiliya itubwira nuko hirya no hino hari imisozi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo inyuma yabo bahindukiye ngo bazi bisubirire muri Egiputa, ngo bahabona ingabo zande za Farawo. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo babwire ngo mwihagararire gusa. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki Imana yavuze ngo nimwihagararire? Kuki yavuze ngo muhagarare? Kuki itavuze ngo Mose kubitaho inkoni mukomeze mugende, ikavuga ngo nimubanze muhagarare? Yesu ashimwe cyane. Impamvu Imana yabahagaritse ni ukugira ngo abanyegiputa bari inyuma yabo babanze babagereho, bababone. Imana ikora igitangaza bareba. Imana ntigikora mu buzima bwayo ikosa ryo gukora igitangaza nijoro, ntigikora igitangaza abantu batakibona. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo abanyegiputa babanze bagere aho ngaho, nibamara kuhagera Imana ica inzira, Abisiraheli bagende babareba. Haleluya. Natangariye Imana cyane. Abanyegiputa baje kugwa muri ayo mazi barapfa. Ariko iyo dusomye neza dusanga umuntu witwa Farawo atarigeze apfa. Kubera iki Imana yamurokoye? Byari ukugira ngo azavuge inkuru y'ibyabaye. Ndakubwira ngo impamvu utinze mu kigeragezo kikamenywa n'abantu, kikamenywa na bene wanyu, kikamenywa n'imiryango, kikamenywa n'inshuti, ni ukugira ngo abo bakibonye Imana nigikora bazaba bavuga butumwa, bavuga ngo Kantarama yatabawe n'Imana, bavuga ngo runaka Imana yaramurengeye. Yesu ashimwe cyane. Igikoze wowe ukakimenya wenyine waba umuhamya umwe, ariko Imana igikoze kikamenywa na benshi, bituma icyo gitangaza kiberaho kwigisha abantu. Yesu ashimwe cyane. Tumaze igihe kinini dusenga Imana, tubona abantu bakira indwara zikomeye, tubona abantu bakira amasida, amadiyabete ava mu bantu, abantu babohoka. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagira ngo utangarize impamvu Imana ikora igitangaza ikagikorera muri rusange, haleluya, ikagikorera mu nzu yayo, ni ukugira ngo hagire abantu bari aho ngaho bizera Imana ko ifite imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo gukora igitangaza kw'Imana byatuma umuntu ajya mu ijuru, ariko Imana ikora igitangaza ku buzima bw'umuntu kugira ngo abantu bari aho bizere ko Imana ifite imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo uyu muntu witwa Hana yarababaye, ahura n'intambara, arakomereka kabisa, kugeza igihe urwego yasenze, asenga amasengesho ashoboka, asenga n'ayadashoboka, yiyiriza ubusa, ashobora kuba yararaye mu misozi. Yesu ashimwe cyane. Asenga ariko ntiyagira ikintu ageraho, tuve ngo amina. Kugeza ku rwego Hana yasenze, asenga amagambo atava mu kanwa, atabasha kuvuga. Bisobanuye iki? Byari byaramurenze, byarenze ubwenge bwe. Wa muntu nkurikiye, sinzi ibintu byarenze ubwenge bwawe. Urabona bisa nkaho bigeze kuri finale, urabona bisa nkaho nta bindi byiringiro ufite. Imana itugire neza cyane. Ariko ndakubwira ngo hari ijambo muri Luka rivuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ndagutangariza amagambo akomeye cyane. Ndakubwira ngo icyo kibazo ntabwo uzagipfiramo, icyo kibazo ntabwo uzapfana nacyo. Yesu ashimwe cyane. Hana yamaze igihe kinini yumva byaramugoye, ariko Bibiliya yatubwiye igice cya 20, igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu kuko yamusabye Uwiteka, amwita Samweli. Ndakubwira nshuti yanjye, igihe umaze usenga byaranze, ntabwo uzapfira muri icyo kibazo. Birashoboka ko Imana yakikuvanamo. Iyo diyabete Yesu yayigukuraho, iyo sida Yesu yayigukuraho, ubwo bushomeri utinzemo Yesu yabugukuraho.
bikakuraho, urarambagizwa bigapfa. Birashoboka yuko Uwiteka yakuvanaho hantu. Ntabwo nzi ibintu urwana nabyo. Yewe wa muntu nkurikiye, iri jambo ntiriziye ubusa, rije kubera wowe. Wa mumama we urwaye indwara zikomeye cyane zitabasha kuva ku buzima bwawe. Iwawe hahora indwara, uhora kwa muganga, amafaranga yagushizeho, ariko ndimo ndagutangariza igihe cyawe ni iki. Ubwo wumvishe iri jambo, Imana ikakwemerera rikinjira mu matwi yawe, igihe cyawe ni iki cyo kugira ngo Imana igire ikintu ikora, irema ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Mbonye abantu Imana ibagiriye neza, mbonye abantu batabawe n'Imana, mbonye abantu barengewe mu buryo bukomeye cyane. Bibiliya iratubwiye ngo igihe gisohoye kirasohora. Haleluya. Nshuti yanjye, bijya bibaho igihe kigasohora, abantu bakaba bafite ubundi buryo bakuzimo, ariko igihe cyawe kigasohora. Ndakubwira wowe uri mu gihe cyo kwiheba, uri mu gihe cy'agahinda, uri mu gihe cy'intambara, uri mu gihe cy'ibintu bitoroshe. Icyo gihe na Hana yakigezemo, ariko akomeza kwizera. Ndakubwira ngo icyo gihe ntikikakumara imbaraga z'umutima, icyo gihe urimo ntikikakumara imbaraga zo kwizera. Hana yakomeje kwinginga Imana, akomeza kuba iruhande rwayo. Tuvuge ngo amina. Wowe unyumvishe, igihe gisohoye Hana asaminda, birakunda. Haleluya. Yasamyinda gute? Yarasenze, yinginga Imana, abwira Imana ati Imana, nunyibuka umuja wawe, ukanyibuka, ukampa umwana w'umuhungu, ukemera ukamumpa Yesu. Haleluya. Ahiga umuhigo. Haleluya. Ujye usenga, usengere no ku muhigo. Aravuga ati Mana, if you remember, ni unyibuka, ukibuka umuja wawe, ukanyibuka, ukampa umwana w'umuhungu, Yesu, nzagukorera. Hari abantu benshi bajya bahiga, akavuga ati Mana, nunyibuka, ukampa akazi. Usanga umuntu aravuze ngo Mana, unyibuka ukampa akazi, nzagukorera. Imana yamuha akazi, amafaranga ya mbere akajya kuyanywera inzoga. Imana yamwibuka, yamuha amafaranga ya mbere akajya kuyakoramo ibyaha. Hana siko yakoze. Aravuze ngo Mana, nunyibuka ukampa umwana, Yesu ashimwe cyane, nzamugutura agukorere. Yesu ashimwe cyane. Imana ikimara kumva isengesho rya Hana irifitemo inyungu, ibona nimuhereza umwana, uwo mwana azakorera Imana, iramwibuka imihereza uwo mwana w'umuhungu. Ndagira ngo ngutangarize wowe urimo unyumva. Yesu ashimwe cyane. Ongera uhigire Imana, uhindure imisengere, wongere usenge. Hana yasengaga avuga, ageze igihe asenga atavuga. Gerageza usenge. Nusenga upfukamye, wongere uhaguruke. Usenga uhagaze. Nusenga uhagaze ukabona ntibikunda, ugendagende. Nusenga ugendagenda ukabona ntibikunda, uhindure position, ushakisha uburyo bwo gusenga. Niwiyiriza ukabona ntibikunda, wongere ushakisha uburyo usenga. Ariko ndakubwira ngo wicogora, wicika intege. Bibiliya yavuze ngo igihe gisohoye, igihe kigize gute? Gisohoye. Hana asaminda. Ndakubwira ngo hari igihe cyawe. Uyu munsi wa none wumvishira ijambo, birashoboka yuko utari buryumve, ariko impamvu Imana ikwemereye ukaryumva nuko ari igihe cyawe. Ni igihe cyawe cyo kuryumva. Nari mfite amagambo menshi nakakubwiye, ariko Uwiteka arakubwiye ngo igihe cyawe kirasohoye, igihe cy'ikibazo cyawe kirasohoye, igihe cyo gukemurirwa ikibazo, igihe cyo gukira iyo ndwara, igihe cyo kubona akazi, igihe cyo guhindurirwa ubuzima, igihe cyo kuzura umwuka wera, igihe cyo kwambara imbaraga, igihe cyo gutabarwa n'Imana, igihe cyo kongera kugira ibihe byo gusenga. Ndimo ndumva umwuka w'Imana arimo ambwira ngo mbwire uyu muntu unyumvise ngo kirasohoye. Yesu ashimwe cyane. Igihe gisohoye Hana asaminda. Haleluya. Ugiye gusaminda, wa mumama ugiye gusaminda, wa mupapa ugiye gusaminda. Hari abatajya bamenya uburyo bw'ubuhanuzi. Tese kuvuze ngo wa mupapa ugiye gusaminda, umupapa asaminda ate? Ugiye gusaminda. Hana yasaminda y'umuhungu kuko ari we yari akeneye. Wowe ugiye gusaminda y'icyo ukeneye, usaminda y'imibereho, saminda yo kuzura umwuka wera, saminda y'akazi, saminda y'urugo, saminda y'ubukwe, saminda yo gutabarwa, usaminda. Yewe wa muntu unyumva, saminda mu izina rya Yesu. Ndategetse ku buzima bwawe, usaminda. Imana ikumpera umugisha. Yesu akugire neza. Igihe gisohoye Hana asaminda. Ugiye gusaminda nawe mu izina rya Yesu. Imana iguhereza umugisha. Ndumva amagambo Imana yari impaye ari ayo ngayo, ariko nagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, ntabwo uzapfira muri ibyo bibazo, ntabwo uzapfira muri izo ntambara, ntabwo uzapfa, ahubwo uzarama kugira ngo ubwire abazazi ibitangaza by'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Dufite ibihe byo gusenga nshaka kukurarikira nshuti yanjye. Dufite igitaramo kidasanzwe kizaba kuwa gatanu ejo bundi tariki 31 z'uku kwezi kwa gatanu. Uzaze ufatanye natwe. Nimba utizeye Imana ifite imbaraga, ongera utangire wizere. Niba utari wabona Imana ikora ku buzima bw'abantu, nawe wizere. Haleluya. Uzaze ku munsi wo kuwa gatanu tariki 31. Dukorera hara ku Gisozi hafi y'umurenge neza.
aho ngaho niho tuzaba turi guhera isaa 6 tuzaba twagezeyo. Uzaze dutaramane, Imana izakora ibitangaza ku buzima bw'abantu. Imana twizeye ni Imana y'ibitangaza. Biravuga ngo nimwizera muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Uzaze wizeye ko ushobora kubohoka, uzaze wizeye ko Yesu yagutabara, uzaze wizeye ko iyo ndwara muganga yananiwe, muganga yakubwiye yuko bidashoboka, bakwandikira igipapuro bavuga ngo genda unywe imiti, nta kundi byagenda. Ndakubwira ngo iyo ndwara yakuvaho. Ku munsi wo kuwa gatanu uzazinduke saa 6 uzaba uhageze, uze dusengana Imana. Tuzaba turi mu mavuta adasanzwe, tuzaba dusengera abantu. Nushaka uzazane imbago, nushaka uzaza uri mu kagare, nushaka uzazane wa muntu wo mu muryango wawe wasaze ufite ikibazo cyo mu mutwe, uzamuzane. Nimba wizeye ko hari ikintu Uwiteka yakora, uzahaguruke ku munsi wo kuwa gatanu. Tuzaba dusenga Imana mu buryo bukomeye. Ngwino dusengana Imana. Imana izakora imirimo n'ibitangaza, abantu bazuzura umwuka wera. Ukeneye kongera gufashwa mu buryo bw'umwuka, ukongera ugasubizwa ibihe byawe byo gusenga. Rero abantu ntago babasha ko tubabwira ko batabawe, babonye ibi, ariko ntibashaka gakiza. Nimba ukeneye ko Imana yongera kukwagura mu gakiza, ukongera kugira ibihe byawe, haguruka ku munsi wo kuwa gatanu uze dusenge. Tuzaba turimo dusoza amasengesho y'iminsi 40 tumazemo iminsi. Hari ikintu Imana yavuganye natwe, nawe waza ugafatanya natwe ukakira kuri uwo mugisha w'Imana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tuzaba turi kumwe n'abakozi Imana batandukanye, abaririmbyi, harimo Upendo Choir, harimo Strong Tower Ministry, Power of Praise Worship Team. Tuzaba turi kumwe n'abakozi Imana batandukanye. Tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Pastor Emma Ntambara mu rufatiro rwa Kristo, benshi muramuzi, ndetse nanjye nzaba mpari kandi Uwiteka azaba akorana natwe. Hari umukozi w'Imana witwa Paul uzaturuka Uganda. Tuzaba turi kumwe n'Imana, turabizi neza yuko nuhagera nawe uzagirirwa neza n'Imana. Ntabwo ari twebwe dukora, twe ntacyo dufite, nkuko Petero yavuze ngo nta feza n'izahabu dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Nta kintu uzaba nazanye, sinzazana imiti ivura sida, sinzazana imiti ivura diabete, ariko nzazana Kristo ushobora kuvura. Nta kintu uzaba mfite kidasanzwe, ariko iyo nzaba mfite ni Yesu Kristo uzashobora gukora ku buzima bwawe. Imana ikumpera umugisha, Yesu akugire neza cyane, Imana ikwiteho. Nimero yanjye ni 078 6 3 2 5 3 4 4 078 6 3 2 5 3 4 4. Nagira ngo nkwibutse ngo Imana iragukunda. Birashoboka yuko isaha yawe ari iyi yo gutabarwa n'Imana. Imana ikugire neza. Amen.